ingo zabo, bishimira abana babo, bishimira umuryango bavutsemo. Hari igihe ugana n'umuntu akavuga ati njye navutse mu muryango mubi. Umuryango mubi wavuye hese? Nta muryango mubi ubaho. Wavuye hehe? Kandi nawe nturi mubi, sibyo? Abantu twese turi beza, turi beza, abantu twese turi beza, nta mubi ubaho. Yego. Nta mubi ubaho, abantu bose ni beza, abantu twese turi beza. Abantu rero dukomeza gusenga cyane cyane. Njye nkunda gusenga isaha saa 9, ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo cyane cyane isaha bagomba kwita Imana yambwiye. Mubi ni Satani. Umuryango wawe waremwe n'Imana, nawe uremwe n'Imana. Ntukavugira ngo navutse mu muryango mubi. Ntabwo Imana irema ikintu kibi. Hari n'abantu bareba bakavuga ati cya Mugabe iyo cyicaye hariya mbona ari kibi. Ntabwo Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye mono kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wampitiye mono kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, ubundi uko niko nzava mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzabibihumba iwe turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese, turimanikira nukamuri byose, kuntu n'intamu tugira. Urimanikira nukamuri byose, kuntu n'intamu tugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite
umugabane mw'ijuru mfite ibyiringiro iwe bifite ubugingo mfite umugabane mw'ijuru. Amena. Muririmbyi aririmba neza ngo mfite ibyiringiro mfite umugabane mw'ijuru. Amen. Amen. Ngo mfite ibyiringiro kandi mfite umugabane mw'ijuru. Imana tugirire neza. Natwe dukwiye kugira ibyo byiringiro ko dufite umugabane mw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Amen. Dufite umugabane mw'ijuru. Amen. Amen. Reka turebe undi muririmbyi. Ni umuririmbyi wa 21 mu Gakiza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni umuririmbyi wa 21 mu Gakiza. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu iyo ngiyo ntizakora imirimo izirukana Satani niyo Mana izategeka isi yose tuzanesha nidusaba kuko Imana ikitwumvira tuzanesha nidusaba kuko Imana ikitwumvira dore impanda ziravuze muze twese dukanguke buri Imana yacishaka yuko twese tubabera buri muntu mw'itorero nguwo awejejwe muri ryo nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya muririmbire ihoraho Yesu wacu Yesu ari hamwe natwe ubu tuneshe ibigeragezo kugeza ugaza Yesu nimuze tumukore uwo mwami tumuhe ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima ndetse ubwenge bikorera umwami Yesu kandi abantu benshi cyane nabo ngabo ntibazi inzira y'ijuru babohewe mu maboko y'abamugome Satani muze twese dukanguke muze twese tubashake tubasangisha umukiza ntiducogore gusenga ntiducogore kugeza ubwo yisaza z'abasore ntiducogore gusenga kugeza ubwo yisaza z'ababyeyi ntiducogore gusenga Imana kugeza ubwo yisaza
z'abanyamasengesho n'ibyogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza z'abasaza ntimucogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu aza z'abizera ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza abarwayi ntimucogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu aza. Amina. Amen. Ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Mana tugire neza cyane Kandi azaza ntazati. Umurembyi niwe warembye ngo azaza ntazatinda, azaza ntazatinda nk'uko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Amina. Amen. Ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ikiganiro twajyanye ubushize naravuze nti naho akabone naho umuntu yaba afite imyaka 100 yarahereye muri iyo myaka 100 asenga, ariko Yesu agiye kuza. Amen. Kandi ntazatinda. Mana tugirire neza. Amen. Kandi tugire neza kuko ntazatinda. Ntazatinda, umwami wacu agiye kuza. Ni ukuri kandi umwami wacu agiye kuza, kandi nzi ko Imana yacu yumva abayisenga, yumva abayiringira, kandi nukora abantu bakomere. Abantu bakomere bikomeze ku Mana, nta handi dukwiye gushingira, nta handi ni ku Mana. Yesu atugire neza rero kandi aduhana umugisha. Amen. Message rero mfite no munsi ni message y'abantu bose. Ntago ari message y'umuntu ku giti cye, ntago ari message y'uworoshye cyangwa ukomeye, ni message y'umuntu wese. Ni message y'umuntu wese ikangurira umuntu kuba hafi y'Imana, ikangurira umuntu kuba hafi y'urugo rwe cyangwa kuba hafi y'abana be. Mana ishimwe cyane. Amina. Yesu ushimwe. Hallelujah. Ndakunezerewe. Amina. Aka kanya nezerewe Imana ko iriho ibwira abantu ngo bakomeze kunezerwa ingo zabo, bakomeze kunezerwa n'abana babo, bakomeze kunezerwa n'imiryango yabo. Mana ambwiye ngo mbwira abantu bose banezererwe ingo zabo, bishimira abana babo, bishimira umuryango bavutsemo. Hari igihe ugana n'umuntu akavuga ati njye navutse mu muryango mubi. Umuryango mubi wavuye hese? Nta muryango mubi ubaho. Wavuye hehe? Mubi ni Satani. Umuryango wawe waremwe n'Imana, nawe uremwe n'Imana. Ntukavugire ngo navutse mu muryango mubi. Ntago Imana irema ikintu kibi. Hari n'abantu bareba bakavuga ati cyamugabiwe cyicaye hariya mbona ari kibi. Ntago ndi mubi kandi nawe nturi mubi. Sibyo? Abantu twese turi beza. Turi beza, abantu twese turi beza, nta mububaho. Yego. Nta mububaho. Abantu bose ni beza, abantu twese turi beza. Abantu rero dukomeza gusenga cyane cyane. Nkunda gusenga isaha 9, ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo cyane cyane isaha bagomba kwita Imana yambwiye. Hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo mubabaro ntwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta
umubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Haleluya. Amen. Imana izavanaho umubabaro wose, Hanagura amarira. Muhumure, icyo nababwira nuko tugiye gutabarwa. Amen. Icyo nabwira abanyarwanda nuko tugiye gutabarwa. Icyo nabwira abantu basenze nuko tugiye gutabarwa. Imana itugirire neza. Ndumva ariyo message nari mfite. Yesu aduhana umugisha. Amen. Amen. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ariko tutarasenga, waba ushaka ko dufatanya gusenga, nimero yanjye ni 0782 966 947. Yesu aduhana umugisha. Uri Imana nziza, uri Imana ibana natwe, uri Imana yabanye natwe mu bihe byose duherereje inyuma. Mwami tubwiye byiza, tubwiye ko mwami urarebye, ubona agahinda twagize, ureba amakuba n'ibiki byose twaciyemo, ureba databuja. Mu izina rya Yesu Kristo urareba usanga dukwiriye ibyiza. Uratubwira uti hari ikiraro ugiye kutwambutsa. Twambutse iki kiraro rero mwami kugira ngo twongere tunezerwe, kugira ngo twongere databuja tugire ibyishimo, kugira ngo twongere tukunezererwe cyane, kugira ngo twongere dukomeze kubana nawe twiringiye kuri shobora byose. Arega hari n'abatarabona neza yawe, hari ababikurura ntibabishyikire, ariko databuja twemera ko databuja niwe ukiye amahoro, niyo twiriwe amahoro tugushimira. Urakoze rero ko twumvishije, urakoze ko twambukije kiriya kiraro, urakoze ko duhaye umunezero. Turasenze kandi turizeye kubidukore ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.